Good evening, everyone. Tonight we are so happy to meet through this platform to share the word. I will pray before we begin. Father God, we thank you. Once again, you have allowed us to meet through this platform to listen to your word. Because our hearts are very deceitful, that's why you always want us to listen to your word. So that we can only establish your word in our hearts. Once our hearts are filled with your word, this word can influence our life. I believe that you tonight want to speak to every viewer, so that whoever listens to this gospel may receive the new heart. May you guide our time from the beginning up to the end. In the name of Jesus I pray. Amen. We are reading the book of Romans. Romans chapter 1. We shall read from verse 14. The book of Romans chapter 1 from verse 14. If you are there, I will read. I am adept both to Greeks and to barbarians, both wise and to unwise. So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Yes, we shall read also verse 18 and 19. For the love of God is revealed from heaven against all unrighteousness and ungodliness of men who suppress the truth in unrighteousness. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Yes, so I've read up to verse 19. I glorify God who has allowed us to have this platform to share the word. When COVID-19 was spread, we didn't think that we would get a chance to listen to the word like this. The grace of God has been shown to us continuously. So even tonight we are sharing the gospel. And as the word says, this is the power of God. So many people, they like power. And they want to be powerful.
But not many people want to receive the power of God. ariko se abantu benshi usanga bashaka kwakira imbaraga y'Imana. What do I mean here? Ese ushaka kuvuga hano niki? When you check the life of people, Ugenzuye ubuzima bw'abantu, they try to work by themselves. bagerageza kwikorera ubwabo, They want to be strong by their own, bashaka kwikomeza ubwabo, and they miss receiving the power of God. usanga batakira imbaraga z'Imana. And when you read the Bible, you can see that that is sin. Usomye Bibiliya rero usanga icyo ubwacyo ari icyaha. Why does the Bible call it sin? Se kuki Bibiliya cyita icyaha? Originally, when God created us, ubundi Imana ubwo yaremaga umuntu, He created us being weak, yaturemye turi abanyantege nke. and He wanted us to be dependent, not independent. Yashakaga ko tubaho twiringiye, tutiringiye ubwacu. Satan planted this heart in us to be independent Rero Satani yashyize umutima wundi muri twe tuba abanyamwigendaho, until we want even to be independent to God. ku buryo twashatse no kuba abanyamwigendaho ku Mana. How was man created? Ese umuntu yaremwe ate? When you read Genesis chapter 2 verse 7, Usomye igitabo cy'itangira ibice 7. Genesis chapter 2 verse 7, you can read this verse. Tangiro 2:7, reka dusome. Here the Bible says, "And the Lord God formed the man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being." Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, mumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Yes, God created man of the dust of the ground. Imana yaremye umuntu, imuremye mu mukungugu wo hasi. In other words, man was nothing but dust. Mu yandi magambo, umuntu ntacyo ari cyo usibye umukungugu. And for him to be a living being, rero kugira ngo umuntu abe ubugingo buzima, he needed the breath of God. arakeneye umwuka uva ku Mana, That is the breath of life. umwuka w'ubugingo. So when man received this breath, rero umuntu bwakiraga umwuka, that's when he became a living being. icyo gihe umuntu yaba ahindutse ubugingo buzima. However, not long after, this man trusted in Satan. Rero nyuma y'igihe runaka umuntu yaje kwizera Satani, Because in Genesis chapter 3 we can see that the Spirit of God left man after the spirit of Satan entered. kubera ko usomye Itangiriro ibice 3 ubona ko umuntu yimuye umwuka w'Imana akimika umwuka wa Satani. From then on, man is led by the evil spirit. Icyo gihe umuntu yatangiye kuyoborwa n'umwuka mubi. So until we receive the gospel, kugeza igihe twakira ubutumwa bwiza rero, we don't know any other power nta zindi mbaraga tuzi apart from the power of Satan. usibye imbaraga z'umubiri. The power of Satan who is ruling this world. Imbaraga za Satani nizo ziyobora isi, And we live under the curse of the world kandi tubaho mu migenzo y'isi until we met the power of God. kugeza ubwo duhuye n'imbaraga y'Imana. We can't help but to be under this curse of the world. Nta kindi usibye kubaho munsi y'imigenzo y'isi. So when you read Ephesians chapter 2, rero usomye igitabo cya Efeso ibice 2, you can see that Satan, the prince of the air, abona ko Satani ari we mu gutegeka ikirere, and he gives to everyone the principle, his principles. kandi usanga aha buri wese amahame ye. That's why people try to live by their own, niyo mpamvu usanga abantu bagerageza kubaho ku bwabo, and eventually they go against God. usanga bararwanya Imana. So tonight I want us to think about the power of the gospel. rero umugoroba ndagira ngo dutekereze ku mbaraga z'ubutumwa bwiza. Who can receive this power? ese ninde ushobora kwakira izi mbaraga? First of all, one who realizes that he has no power. Umuntu wamaze kumenya ko nta mbaraga afite. The person who is weak needs the power. Umunyantege nkeya niwe ukenera imbaraga, But those who are strong, ariko abandi bakomeye they don't need the power of God. nta mbaraga baba bakeneye. That's why whenever they listen to the gospel, they reject the gospel. Niyo mpamvu igihe cyose bumvise ubutumwa bwiza barabwanga. They try to do good by themselves. bagerageza gukora neza ku bwabo, They try to cover their mistakes by just doing good.
bagerageza kwisubira mu makosa yabo bakora ibyiza. Today we read Romans chapter 1. Rero twasomye Abaroma igice kimwe. What does verse 18 and 19 say? Ese umurongo wa 18-19 tubwira iki? Verse 18 say, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Birava mu mushinya w'Imana ishobora kuva mu ijuru gutekererwa ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri ku gukiranirwa kwabo. Why is the wrath of God revealed to such people? Ese kuki umujinya w'Imana ubyukirijwe abantu nk'abo? You know, only the truth can make people free from sin. Ubundi ukuri gushobora gutuma abantu babohoka icyaha. But many people, they try to be free from sin ariko usanga abantu benshi bagerageza kubohoka icyaha just by doing good by themselves. bagerageza gukora ibyiza ku bwabo. So instead of becoming good, they become more evil. ariko rero kugira ngo babe beza nk'uko babishaka barushaho kuba babi. Because they cover their evilness by doing good. bako bagerageza gutwikira bya bibi byabo bakora ibyiza. Originally they are unrighteous people. ubundi ni abantu badakiranuka. But they want to see, to look like righteous. ariko usanga bashaka kugaragara nk'abakiranuka. That's why people live religious life. niyo mpamvu usanga abantu babaho ubuzima bw'idini gusa. But after we meet the gospel, ariko tumaze guhura n'ubutumwa bwiza we came to realize that we are only evil. twamaze kumenya ko turi abantu babi gusa. We are such evil people who need the grace of turi God. abantu babi gusa bakeneye ubuntu bw'Imana. We are such powerless people who need the power of God. turi abantu b'abanyantege nke cyane bakeneye imbaraga z'Imana. We are such people who need only the gospel to save us from our sins. turi abantu bakeneye ubutumwa bwiza bwo kutuvana mu byaha byacu. One day, Apostle Paul met this gospel. umunsi umwe intumwa Pawulo yahuye n'ubutumwa bwiza. At the time, we had been living under the law. icyo gihe yari kubaho mu mategeko. And he could only preach about the law. icyo gihe yabwirizaga iby'amategeko gusa. Like so many preachers today. nk'ababwiriza benshi bari uno munsi. You do good, God will bless you. ati nimukora neza Imana izabaha umugisha. And if you come to mistake, just repent, ask forgiveness of sin. ariko nugira ikibi ukora uzane gusa usaba imbabazi ibyaha. Here there's a pool of the blood of Jesus. You can just jump into the pool and sanctify yourself. atera ikidendezi cy'amaraso ya Yesu uziyeze gusa. You just be good. uzabe mwiza. You give offering and tithe. ujye utanga icya cumi n'amaturo. Just keep the law. uvuge iby'amategeko. God will bless you. Imana izaguha umugisha. So many people live in this way. abantu benshi usanga baho ubwo buryo. But one day Apostle Paul, before he became apostle, he discovered one thing. ariko umunsi umwe n'umwa Pawulo utaraba intumwa hari ikintu yaje gutaha. The righteousness I am pursuing is not true righteousness. ati gukiranuka nayaganishingikirizaho ntabwo ari ugukiranuka nyako. That's how he repented. ngo niko yihanye. How? gute? He just forsook his righteousness. yashyize hasi gukiranuka kwe. When you read Philippians chapter 3, usomye igitabo cy'Abafilipi ibice byabo 3. please open the book of Philippians. turahambura igitabo cy'Abafilipi. Philippians chapter 3, Abafilipi ibice 3. you can read from verse 4 dore ku murongo wa 4 up to verse 8. ize kuwa 8. Yes, we can listen to his testimony. twumveho ku buhamya bwe. He says in this way, yavuze atya ati. Philippians chapter 3, verse 4. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 4. It is written, though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I am also. niba undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri ngiye namurusha. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law of Pharisee.
dore nakeguye ku munsi wa munani, ndi wo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi wo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'Abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko. But concerning sin, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. Ku by'ishyaka narenganyaga itorero, ku byo gukiranuka kuzana n'amategeko nari inyangamugayo. But what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Yet indeed, I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo, kuko ubwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Even verse 9 says, and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Yes, before Saul changed his name, mbere yuko ari Sawuli ahindura izina rye, before he became Paul, mbere yuko ahinduka Paulo, this is who he was. niwe yari we. This is his true testimony. Uyu ni bwo buhamya nyakuri. Now this time we are sharing the salvation testimony muri no minsi turi gusangira ubuhamya bw'agakiza with family members and friends. Tubusangiza imiryango yacu n'inshuti. Why? Kubera iki? Because through the salvation testimony, kuko binyuze mu buhamya bw'agakiza, we can clearly see how change happens. dushobora kubona uburyo ki impinduka nyakuri tuyigeraho. How change occur in one's life. Uburyo ki impinduka y'ukuri iba mu buzima bw'umuntu. Yes, Apostle Paul used to think that he is just righteous because he was keeping the law. Niyo mpamvu rero intumwa Pawulo yibwira ko ari umukiranutsi kubera kubahiriza amategeko. And he tried his best to be blameless, and indeed he became blameless. Yageragezaga rwose kutabaho umugayo akabigeraho. According to the law, he was blameless. Dushingiye ku by'amategeko rwose ari inyangamugayo. But what is he saying here? Biravuga icyane. One day he came to discover mwaje kumenya ngo this is only rubbish. Byose ni amase. That's why I should just put in the trash bin. Kubijugunya mu kingotere. Who can keep the rubbish? Ese ninde wagumana ibishingwe? Can you keep the rubbish in your room? Ese wagumana ibishingwe mu cyumba cyawe? The reason why people keep their righteousness, mpamvu abantu bagumdira gukiranuka kwabo, they never realize that it's just rubbish. Ntabwo baba barigeze bamenya ko ari umwanda gusa. But once they discover that this is just rubbish, ariko mu gihe batahuye ngo ni umwanda, they put it where it has to go. babishyira aho bigomba kuba biri. That's why Apostle Paul realized this fact. Niyo mpamvu intumwa Pawulo yatahuye iki kintu neza, and he repented hanyuma arihana by just putting down his righteousness, ashyira hasi gukiranuka kwe, by just putting down his power, amaze gushyira hasi imbaraga ze and his strength, n'ingufu ze, and he focused on the righteousness of God and the power of God. yaje kwishikamiza gukiranuka kw'Imana n'imbaraga zayo. So this is how he was able to receive the righteousness of God. Nguko niko yaje kwakira gukiranuka kw'Imana. From then on, this power worked in him. Kuva icyo gihe rero iyo mbaraga y'Imana yatangiye gukorera muri we. The power of the word of God led his life. Imbaraga y'ijambo ry'Imana yabaye ubuzima bwe. Starting from that point, he felt that he was a debtor. Kuva icyo gihe rero yatangiye kwibara muri mu mwenda. A debt of what? Umwenda w'iki? Just a debt of
preaching the gospel. umwenda wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Today so many people, they listen to the gospel. No munsi abantu benshi bumva ubutumwa bwiza, And when they hear the gospel, they say, this is to make us commit a lot of sin. ati ibi bintu rwose bizatuma dukora ibyaha byinshi. Others, they just put the knowledge of the gospel in their brain. Abandi bapfa kubika ubumenyi bw'ubutumwa bwiza, And they just say, you are forgiven, you can do whatever you want. bati twarababarira dukwiye gukora ibyo twishakiye. Who told you that? Sibyo ni ndabivuze. That is not biblical. Ibyo ntibishingiye kuri Bibiliya. Biblical, the gospel is the power kubera ko Bibiliya ivuga ko ubutumwa bwiza ari imbaraga, which leads people from the bondage of sin. imbaraga iyobora abantu ikabavana mu bata bw'ibyaha. And once these people become righteous, Mu gihe abantu rero baba bakiranutse, they are no longer led by the power of Satan. ntabwo baba bakiyoborwa n'imbaraga za Satani. Satan had been dragging them to commit sins. Iyo koko Satani yarayoboraga akabakoresha ibyaha, But now the power of God is leading their life. ariko imbaraga y'Imana niyo iyobora ubuzima bwabo. This is what Apostle Paul experienced, Iki ni ikintu umwe Pawulo yabonye. and where we read today in Romans chapter 1. Rero twasomye uyu munsi mu Waroma igice cya mbere, From verse 14 he said, umurongo wa 14 yaravuze ati, Romans chapter 1 verse 14. Waroma igice cya mbere umurongo wa 14, He says, I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. umurongo wa 14 yaragize ati, abagiriki n'abatari abagiriki, abanyabwenge n'abaswa mbafiteho umwenda. Everyone, if you have received the righteousness of God, yewe niba warakire gukiranuka kw'Imana, so who are you? ese urinde? You are a debtor. Uri mu mwenda. A debtor of what? Umwenda w'iki? In verse 15, umurongo wa 15, he said, so as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza namwe bari i Roma. Yeah, after we receive salvation, Tumaze kwakira agakiza, after we receive this righteousness of God, tumaze kwakira kwa gukiranuka kw'Imana, we are able to have a certain heart which is special. tubasha kugira umutima mushya udasanzwe. We are debtor to everyone. tuba turi mu mwenda umuntu wese. We need to preach the gospel to everyone. tugomba kubwiriza ubutumwa bwiza buri wese. Our family members, we need to preach them. hari imiryango yacu tuba tugomba kubibwiriza, Our friends, inshuti zacu, our countrymen, ndetse n'abanyagihugu. and all people, we are in debt of them. abantu bose tuba tubabereye mu mwenda. So if you don't feel like this, rero atari uko byumva, it means you didn't experience this power. waba utaragerwaho n'izo mbaraga. But God has given us the power. ariko Imana yaduhaye imbaraga. Now that we receive this power, kugira ngo twakire iyo mbaraga, we need to put down our power. tuba tugomba gushyira hasi imbaraga yacu, We need to accept our true figure, tukamera ishusho yacu yariyo, that we are weak, ko turi abanyantege nke, that we are dust, turi umukungugu gusa, that even our righteousness is only rubbish. ndetse no mu gukiranuka kwacu n'ibishingwe n'imyanda imbere y'Imana. The time there is something which will be revealed to us. icyo gihe rero hari ikintu gishya kizatwigaragariza. It's in verse 17. umurongo wa 17, Verse 17 says, for indeed the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. So there are two things which can be revealed to you, either one or the other. hari ibintu bibiri icyo gihe bibasha kuguhishurirwa, kimwe ku kindi. One is the righteousness of God. icya mbere ni ugukiranuka kw'Imana. But if righteousness of God is not revealed unto you, gukiranuka kw'Imana no kutakwigaragaje, you are waiting for the revealing of the wrath of God. utegereje wa mujinya w'Imana. So who can be revealed this wrath of God? ese niba ndi umujinya w'Imana uzabyukirizwa? You know, in verse 18 the Bible says that there are people who covers their unrighteousness by just
Okay, we can read this verse. Kadusoma uyu murongo. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Umujinya w'Imana ishobora kuva mu ijuru byukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri ku gukiranirwa kwabo. So in verse 16 and 17 we can see the truth. Rero mu wa 13 na 17 twabona ukuri. The truth is that the gospel is the power of God. Ukuri nuko ubutumwa bwiza ari imbaraga y'Imana. And in this power we are able to be revealed the righteousness of God. Binyuze muri imbaraga tubasha guhishurirwa gukiranuka kw'Imana. Once we accept this truth in our hearts, rero twakira ukuri mu mitima yacu. the Bible says that we become just. Duhinduka abakiranutsi. We become righteous. Duhinduka abakiranutsi. Not just righteous as you hear, atari gukiranuka wumva, but we are as righteous as God. ahubwo tuba dukiranuka nk'Imana. Because we acquired the righteousness of God. Kubera ko gukiranuka kw'Imana niko twahawe. As we possess this righteousness of God, rero mu gihe dufite gukiranuka kw'Imana, we are with the power of God, turi kumwe n'imbaraga and y'Imana, we are debtor to everyone. kandi tuba turi mu mwenda buri wese. Everyone, I want you to think about this. rero niringiye ko buri wese yatekereza iki kintu. Have you received this truth? ese wakira uku kuri? If you have received this truth, niba waramenye uku kuri, you have the debt. uri mu mwenda. You are a person to pay back. uri umuntu ugomba kwishyura. To pay back what? kwishyura iki? You share this gospel. usangiza abandi ubutumwa bwiza. You preach this gospel to everyone you meet. ubwiriza ubutumwa bwiza buri wese muhura. God is not asking you something special. Imana ntigusaba ikintu kidasanzwe. Just to give back what you received from Him, ni ukuyiha ibyo wakiriye kuri yo, so that other people can also receive this righteousness of God. kugira ngo n'abandi bantu babashe kwakira gukiranuka kw'Imana. Those who will believe in the gospel, abizera ubutumwa bwiza, those who will believe in this truth, abizera uku kuri, they will be free from sin, babasha kubohoka icyaha, and they will turn into other apostle Pauls. nabo bazahinduka nka Pawulo. And those who will not believe in the truth, rero batazizera ku kuri, verse 18 says that because they suppress the truth in unrighteousness, biravuga ngo kubera ko bashikamije ukuri ku gukiranuka kwabo, in other words, they try to cover their evilness and their unrighteousness by just pretending. bagerageza guhishira gukiranirwa kwabo biyoberanye. That's why they are still sinners. niyo mpamvu bakiri abanyabyaha. But to such people, the wrath of God is revealed from heaven against all such unrighteousness and ungodliness. ariko ku bantu nk'abo biravuga mu mujinya w'Imana ushobora kuva mu ijuru byukijwe ubugome no gukiranirwa kwabo. So I hope tonight to think about the gospel. ngiye kuri umugoroba twatekereza ku butumwa bwiza. If you have received this precious gospel in your heart, barakira ubutumwa bwiza bw'igiciro mu mutima wawe, don't spare anything. rwose ntugire icyo uzigama. You can just use everything to preach this gospel. koresha buri cyose ufite ubwiriza ubutumwa bwiza. You can use your time, igihe cyawe, your money, amafaranga yawe, your power. imbaraga zawe. Yes, to see that all of them, they are yours. birumvikana ko bisa naho buri kimwe cyose ari But cyawe, actually everything is gotten from God. ariko buri kimwe cyose tucyakira kiva ku Mana. That's why giving back to God what we received from Him is not difficult. niyo mpamvu gusubiza Imana ibyo yaduhaye si ikintu kigoranye. That's why Apostle Paul could feel that he was a debtor niyo mpamvu igihe cyose umwe Pawulo yumvaga ko ari mu mwenda, to everyone. ari mu mwenda, abereye umwenda buri wese. Likewise, we are debtors. icyo kimwe natwe rero turi mu mwenda. Please have this heart. reka tubane no mu mutima. Despite the challenges, tutirengagije amagorwa, just preach the gospel. reka tubwirize ubutumwa bwiza. God will feel the joy in your heart. Imana izabana n'umutima wawe. As you share testimonies like Apostle Paul, mu gihe usangiza abantu ubuhamya bwawe nk'intumwa Pawulo, people will get to realize the truth, abantu bazamenya ukuri, and they will appreciate and live a thankful life.
kandi bazanezerwa bazaho ubuzima bushima Imana. Tonight I'll speak up to Him. Kansoreza n'umugoroba Let me pray. usenge. God, we thank you. Data wo mu ijuru turagushimye. Tonight you have told us that you are debtors. Umugoroba tubwiye ko turi mu mwenda. After we receive the righteousness of God, tumaze kwakira gukiranuka kw'Imana. we have this treasure in our earthen vessels. aduhabwa ubutunzi mu nzabya ziruma. And you want to manifest yourself through us. kandi urashaka kwigaragaza binyuze muri twe. May you allow us to open up our hearts to you widely. twemere tugufungura imitima mu buryo bwagutse. So that we can receive your will continuously. kugira ngo dukomeze twakire ubushake bwawe igihe cyose. And we become just pipe to let your will pass to other people. kugira ngo ubushake bwawe bugere no ku bandi. Allow us to live as pipes. twemere tubeho nk'amatiyo ahereza abandi. So that we can receive and give. kugira ngo twakire kandi dutange. Because the Bible says that giving is blessed than receiving. biravuga ngo gutanga besha umugisha kurusha guhabwa. I believe that once we live this life of giving, ngiye ko nituba ubuzima bwo gutanga, our life will be prosperous and blessed. imibereho yacu izaba y'umugisha. Thank you, Lord. We pray everything in the name of Jesus, our Lord. ndagushimye mwami kandi usanze byose twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Thank you. urakoze. See you next time. aho utaha.